Yesu ashimwe, muraho neza, mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge. Mana yacu, Mana y'urukundo, Mana igira neza, tuguha ikaze muri uyu mwanya ngo uze uvuganire natwe muri ibi bihe tugiye kuba tuvuganira ku ijambo ryawe, dusobanurire iby'ubwiru bwawe kandi utubashishe gusohoza icyo ijambo ryawe waritumye, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gihe cy'icyumweru tugiye kuganira kuko umwana w'Imana nyakuri. Uyu munsi rero ijambo tuza gusoma turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya mbere n'umurongo wa 12. Handitse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka nsubiremo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Urumva, kugira ngo uhinduke umwana w'Imana hari ikintu usabwa. Hari ukumwemera, hirya yo kumwemera hakaza kumwizera, hanyuma rero akabona kuba umwana w'Imana. Icyo ngicyo nicyo bisaba. Nk'uko mu buzima busanzwe kugira ngo umwana aboneke bisaba ko abanza gusamwa, hanyuma agakura nyine akaba mu nda, cyagiye nyine akurira mu nda, yamara gukura akavuka. Mu buryo bw'umwuka rero ho procedure kugira ngo umuntu abe uw'Imana, kugira ngo havuke umwana w'Imana, kugira ngo aboneke, bisaba akabanza kwakira Yesu Kristo, yamara kumwakira akamwizera, akabaho ubuzima bwo kumwizera, akabona kuba umwana w'Imana. Isomye Bibiliya y'Icyongereza muri verisiyo ya NIV na ESV nayo ijya kubivuga gutyo, ariko twifashisha NIV. Ho baravuga ngo yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Ni ukuvuga ngo harimo habanza to receive him, hagakurikiraho to believe in his name, hanyuma ukabona guhinduka umwana w'Imana. Kumwakira nicyo kibanza, hanyuma bwa kabiri hakabaho kumwizera. Imana itugirire neza. Reka duhere kumwakira. Umuntu ashobora kwakira amakuru kuri Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo akaba ataramwakiriye. Rwose umuntu akaba azi indirimbo nyinshi cyane zivuga kuri Yesu n'ukuntu yavutse n'umumaro yakoze, akabiririmba neza, akamenya kubibwiriza, ariko Yesu Kristo atamurimo. Ikintu cyerekana ko Yesu Kristo ahari, kuko Yesu Kristo ni Imana, ni umwana w'Imana. Ikintu cyerekana yuko ahari ni uko aho hantu haba hari ukwera kw'Imana. Ntabwo wavuga ngo ufite Yesu Kristo kandi mu mutima hacyanduye, hakirimo iby'ibyaha. Imana itugirire neza. Rero muri urwo rugendo rwo guhinduka umwana w'Imana, ukwiriye kubanza kwiboneza mu mutima, ukitunganya kugira ngo Yesu Kristo abone aho aza gutura mu mutima wawe. Kumwakira bingana no kwemera kwitandukanya n'ibibi. Reka nsubiremo, iyo wemeye kumwakira ubwo uba wemeye kwitandukanya n'ibibi, kwitandukanya n'amagambo mabi, kwitandukanya n'ibitekerezo bibi, kwitandukanya n'ingeso mbi, ukemera kumwakira. Iyo umaze rero kumwakira, ukurikiza ikindi kintu cya kabiri, aricyo bavuze to believe in his name, cyangwa se kwizera izina rye. Ni ukubaho ubuzima bwo kumwizera, ukareka kwizera amahame yawe ko ariyo yakugeza ku byo wifuza, ahubwo ukizera Yesu Kristo, ukabaho mu mahame ye kugira ngo ubeho mu mahame yawe. Icyo Yesu Kristo yise kibi, ubwo ukaba aricyo wemera ko ari kibi, kuko hari ibintu Yesu Kristo yita bibi, twebwe mu maso yacu twareba, nyine mu maso ya kimuntu, ya kamere, ukaba wabona wowe ari byiza. Ariko icyo gihe iyo wemeye kumwizera, ukizera mu izina rye, ibyo avuze ngo biriya ni bibi, ukura mwizera, ukemera ko ibyo avuze ari byo, ukareka wowe ubwawe kwiyizera. Imana itugirire neza. Yavuga ngo ca aha ngaha, ukaba ariho uyoboka, ukamugandukira muri byose, akakubera umubyeyi, akakuyobora. Nkwifurije kwakira Yesu Kristo, mbese kumwakira nicyo kibanza, ukitandukanya n'ibibi kugira ngo abone umwanya muri wowe. Icya kabiri, ukabaho ubuzima bumwizeye. Ibyo uvuga ukavuga nk'uko ashaka, ugatekereza nk'uko ashaka, ukambara nk'uko ashaka, ukagenda nk'uko ashaka, ukizera ko bene ibyo ashaka ari byo byiza kuri wowe. Iyo birangiye rero uhinduka umwana w'Imana. Ikintu cyerekana umwana n'umubyeyi ni uko muri wa mwana iyo umurebye ubona mu ishusho y'umubyeyi. Imana itugirire neza. Kandi ikindi, mu isano ya wa mwana n'umubyeyi, umwana
agandukira umubyeyi, hanyuma umubyeyi nawe akamenya umwana muri byose. Imana itugirire neza. Imana utaranamenya iby'urukundo rwayo, Imana iguhereza byose, biriya byiza byose ufite n'ibyo uzabona uzaba wabihawe n'Imana. Ariko uzi ikintu yabiguhereye, ni ukugira ngo ishirirwe urukundo rwayo, wemere wakire Yesu Kristo mu mutima wawe, umwizereho ubuzima bwo kumwizera, hanyuma uhinduke umwana wayo. Urakoze cyane, Imana iragukunda, yifuza kwihindukira umwana. Yesu aduhana umugisha.